higura 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 nawe. Muraho mu kanya gatoya ntimujye kure, muraza gukurikira ikiganiro higura kuri iyi channel ya YouTube. Mukore subscribe kitaza kubacika. Ikiganiro higura muzajya mugikurikira kuwa mbere no kuwa gatatu isaa moya z'umugoroba ndetse no kuwa gatanu saa 12. Ntimugacike. Ibihe byiza nshuti bakunze ikiganiro higura, nizere ko mwese mumeze neza uko muri kudukurikira. Kuri uyu munsi rero burya mu Kinyarwanda baravuga ngo aho imfura zasezeranye niho zihurira, kandi burya nk'uko inyito y'ikiganiro cyacu bivuga ni higura, kandi burya ntawe uhigura ibyo atahize. Kuri uyu munsi tugiye guhigura ibyo twahize nk'uko tubibabwira. Murabizi nk'ibisanzwe ko kuwa mbere tuba twabaje ikibazo kimwe, kuwa gatatu tukabaza ikindi, hanyuma kuri uyu munsi ari kuwa gatanu tukaza tubabwira ibisubizo bya bibazo, ariko n'abasubije neza tukabaha ibihembo byabo. Kuri uyu munsi tugiye kubabwira abatsinze, tubahe n'ibihembo byabo ku mugaragaro. Ikaze nanone mu kiganiro cyanyu mukunda muri benshi. Ngiye kibagezaho nk'ibisanzwe ndi Amandine. Kuri uyu munsi tugiye kubabwira bya bibazo twababajije, tubabwira ibisubizo byabyo, tubabwire ndetse n'abatsinze cyangwa se ababaye abambere bahize abandi mu gusubiza neza ibibazo twababajije. Ikibazo cya mbere twababajije kuwa mbere cyagiraga kiti: nimutubwire ibicurangisho gakondo ni iki? Ako ni agace gashamikiye ku kibazo twababajije. Agakurikira kandi gace kakavuga kati: mutubwire noneho ibicurangisho gakondo ni ibihe? Ikibazo cyo kuwa mbere wagisubije neza. Amazina ye yitwa Mushinzimana Gabriel. Mu gusubiza kwe yaragize ati: ibicurangisho gakondo ni ibikoresho byose biri mu muco nyarwanda byifashishwaga cyangwa se n'ubu bikifashishwa mu guherekeza amajwi, yaba y'indirimbo, ibihozo, ibisingizo, ibyivugo n'ibindi. Ibyo bikoresho kandi biba bifite inkomoko mu Rwanda, bikaba byarakoreshwaga na mbere y'umwaduko w'abazungu. Icyo nicyo gisubizo yatanze avuga ngo ibicurangisho gakondo ni iki. Mu kurondora ibicurangisho gakondo dufite mu Rwanda cyangwa se ibicurangisho gakondo nk'uko twari twabibajije, yaravuze ati: icya mbere ni inanga, umuduri, icyembe, ingoma, ihembe, imyirongi, iningiri, amayugi n'ibindi. Turaza kongeraho ibindi atavuze, ariko mu bisubizo yatanze ni ibingibi yatanze, akaba ari nayo mpamvu twamuhisemo nk'uwasubije neza. Bimwe mu bindi bikoresho byiyongeraho cyangwa se ibicurangisho byiyongeraho harimo ibinyuguri ndetse n'inzogera. Nawe uramutse uzi ibindi tutavuze hano, ushobora kuduha igitekerezo cyawe ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero duhora tubabwira, cyangwa se n'ubundi ukaduha comment kuri no video. Ikibazo twabajije kuwa gatatu cyari umugani twari twabasobanuriye, wagira guti akaburane kaboneke ni nyina w'umuntu. Wavuyeho n'ikibazo twababajije cyagiraga kiti: tanga imigani 5 ifitanye ubusobanuro cyangwa se ifitanye isano n'uyu mugani twari twababwiye. Uyu mugani akenshi bawuca bashaka kugaragaza agaciro umubyeyi w'umugore ahabwa mu muryango muri rusange. Uwasubije neza rero kuri uyu munsi ni Mukangamije Beatrice. Ibisubizo yatanze yaragize ati: imigani bijya gusa n'uriya mugani uvuga ngo akaburane kaboneke ni nyina w'umuntu. Ati harimo nk'iyo twavuga umwana wundi abishya inkonda, aho umubyeyi aguye uhatora ingobyi, urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya, ubonye nyina ashaje agira ngo izo se yakoye zapfuye ubusa, ukurusha umugore abakurusha urugo. Iyo ni imigani 5 twari twamusabye. Mu bisobanuro yatanze rero kuri iyi migani yaramaze kuvuga, yavuze ati: iyi migani icibwa iyo bashaka kwerekana uruhare rukomeye umugore afite mu muryango nyarwanda, mu burere bw'abamukomokaho, ndetse no kugaragaza aho umugore abuze mu muryango ibintu ko bidogera. Hari indi migani rero n'ubundi ifitanye isano n'uyu mugani twari twababwiye, ariko uyu nguyu atatanze kuko twari twabasabye imigani 5. Hari umugani uvuga uti: nyina wundi ntaba ari nyoko. Hari undi mugani uvuga uti: mukaso ntavamo nyoko na nyoko wanyu yaguhotora. Hello. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Nitwa Amandine.
Ndi umwe mu bakora ikiganiro Higura mwabonye kuri YouTube. Waba uri umwe mu basubije ibibazo byo kuwa gatatu? Yego. Narashubije. Mwitwa bande? Nitwa Mukangamije Beatrice. Mukangamije Beatrice rero ni mwebwe mwatsinze ku munsi wa gatatu igisubizo mwashubije neza. Ubu tugiye kuboherereza amafaranga yanyu mwatsindiye nabageraho murahita muratubwira ko byabagezeho. Mwarakoze cyane ariko kandi munakomeze mukurikira ibi biganiro. Biracyakomeje. Gira ikintu ubwira abandi bantu rero batari bakurikira iki kiganiro, icyiza wabonyemo cyangwa se inyungu wabonamo. Icyo navuga? Yego. Ikiganiro cyiza. Yego. Bisa naho biba bikangurira umuntu kongera kwibuka ibyari biriho no kongera kugira umuhati wo kubimenyesha abana bo muri iki gihe, kuko akenshi usanga nta n'ibyo bazi. Urabivuga bakumva ari nk'amahambo uri kuvuga, bakumva ni inzozi. Ni byiza rero kuko byongera kudusubiza ku muco wa kera w'ingenzi tukawushyigikira. Murakoze cyane. Ari byiza rero, numva ari byiza kubikomeza, nta kibazo, bituma abantu bakanguka. Murakoze cyane no gukomeza mwakuri ikiganiro Higura, mugakomeza mwigisha n'umuryango nyarwanda muri rusange. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Uyu ni Mukangamije Beatrice watsinze kuwa gatatu ikibazo twari twabajije, mumaze kubyiyumvira. Reka tumwoherereze n'amafaranga ye, murebe neza ko amafaranga ye yamugezeho. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Nitwa Amandine. Ngewe ukora cya kiganiro mwakurikiye kitwa Higura kuri YouTube. Yego. Mwaba mwarasubije ikibazo cyo kuwa mbere? Ni mwebwe? Ubwo ni ngewe. Murakoze cyane. Mwitwa bande? Nitwa Mushinzimana Gabriel. Gabriel, ni mwebwe mwatsinze igisubizo cyo kuwa mbere ikibazo twari twababajije. Ko numva bitabanejeje, ntabwo mwishimye. Biranejeje cyane, ubwo nagira ameze mwumva. Murakoze rwose, nuko Imana ishimwe. Rero gira icyo ubwira umuryango nyarwanda muri rusange, ko mu kanya gato turata tukohereza amafaranga yawe watsindiye. Igisha umuryango nyarwanda cyangwa se ugira icyo babwira muri rusange kuri iki kiganiro dukora. Biranejeje cyane. Kandi ubwo binyeretse nyine ko burya iyo umuntu agira ubushake bwo gushakashaka, gusoma, bishobora kumugiraho ingaruka nziza, bikaba byashobora no kumuteza imbere. Umva rero nashishikariza umuryango nyarwanda kugira ishyaka ryo kumenya, kugira ishyaka ryo gusoma, kugira ishyaka ryo kumenya amakuru yo hirya no hino, kugira ngo ku gihe runaka umuntu aba atazi gishobora kumutungura, abe yashobora kugira inyungu muri ubwo bushakashatsi aba yakoze. Murakoze cyane no gukomeza mugakurikira n'ibindi bibazo tuzajya tugenda tubaza, mushobora kubitsinda nabyo mukigisha umuryango nyarwanda muri rusange. Murakoze cyane, nuko Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Mumaze kumwiyumvira, Gabriel wasubije ikibazo cyo kuwa mbere atsindiye amafaranga y'ibihumbi 10. Reka tubashimire mwe mwese mwashoboye kuba mwatanga ibitekerezo byanyu, ariko tunabihanganisha abatabashije gutsinda, ariko ubutaha namwe mushobora gutsinda kuko ikiganiro cyacu kiracyakomeza. Tubibutsa ko ikiganiro cyacu kiba kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. Aho kuwa mbere dutanga ikibazo kimwe,
kubyo tuba twaganiyeho. Kuwa gatatu tugatanga ikindi kibazo, iyo minsi yose akaba ari ibihumbi 10 kuri buri kibazo. Kuwa gatanu tukagaruka tubabwira bya bisubizo bya bibazo tuba twababajije, dutangaza n'abatsinze bakabonana na bya bihembo byabo ku mugaragaro, abandi bose babireba. Nawe ntukaze gucikwa kugira ngo nawe uzatsindira amafaranga kandi wige Ikinyarwanda, wigishe n'umuryango nyarwanda muri rusange.